simbizi gusa bishobora kuba byarakubayeho ndetse kugeza uyu munsi bikaba bikikuri mu bwonko cyangwa se mu mutwe ko byaba ari ibintu byaguteye umubabaro udasanzwe mu buzima bwawe. Ushobora kuba umaze kugera mu rukundo undi agahita byiviramo byange bikunde iki ni ikintu kitakugwa neza. Benshi bakunze kwibaza impamvu bajya mu rukundo rimwe na rimwe rugahita rukonja nta n'iminsi inyuzemo bikabayobera. Nyamara nubwo baba batabizi hari amakosa, nubwo baba batabizi abasore cyangwa se ubita abahungu cyangwa se abatipe, njya numva ariko bamwe babita aba ngaba bakunze gukora mu ntangiriro z'urukundo rwabo bikaba byatuma umukobwa bari kumwe muri urwo rukundo abivamo akigendera akigira ku ruhande. None se byaba bipfira hehe? Ababyica bose biba byagenze gute? Ese ni bya buri wese cyangwa se ni bamwe tubyitwaramo nabi? Kubera ibyo bibazo byose twibajije biraza gutuma dukomoza neza ku buryo bwimbitse kuri amwe mu makosa abasore bakunze gukora bikabaviramo gutandukana n'abakunzi babo rugikubita. Nibyo sibanga iri ngiri, ariko hari abakobwa mushobora kuganira biramutse ari ibikunda bakakubwira ko bahisemo kureka abo bakundanaga nabo cyangwa se ko baretse umusore runaka kubera ko hari ibyo babonaga bitagenda neza, nyamara umubano wabo wari ukiri mu ntangiriro. None ni ibihe bintu? Wowe tega amatwi uyu munsi tugende n'ikiganiro. Iki ni ikiganiro twise Menya byinshi, ikiganiro kinyura kuri chaîne ya YouTube ya Montagne Rwanda. Ikintu cya mbere uramucunga cyane ugakabya, ushobora kumucunga cyane ugakabya rwose. Burya kuba umuntu yaremeye kuba umukunzi wawe no kugirana umubano wihariye nawe ntibivuze ko ugomba kumucunga nk'umukozi wawe. Byumve neza, nta nubwo ari igikoresho uha amategeko uko wiboneye. Si ibya buri mukobwa wese kwihanganira umusore umucunga cyane ndetse akamuha amategeko akabije. Niyo mpamvu hari ababona ko batazabishobora bagahitamo kwigendera kandi ari bwo umubano wabo wari ugitangira. Ni ibintu bitandatu turi kuvugaho bishobora gutuma umuntu agusiga mu rukundo ubundi akigendera, cyane cyane mu ntangiriro yarwo. Ikintu cya kabiri, gushyira imibonano mpuzabitsina ku mwanya wa mbere. Nta na rimwe uzabona umukobwa wifuza kujya mu rukundo rushingiye ku mibonano mpuzabitsina gusa. Nuko rero niba mu ntangiriro z'urukundo rwanyu wowe ugaragariza umukobwa ko icyo ushyize imbere ari ukuryamana nawe gusa, bizatuma abifata nkaho ari cyo cyonyine kikugenza. Umwaka wawe rero uzaboneramwo ishyano ryo kuguta muri urwo rukundo rwawe rw'irari. Nibyo ni urw'irari kuko niko biba bigaragara nyine. Atangira gutekereza ko wifuza kumugira igikoresho cy'imibonano mpuzabitsina gusa, bigatuma agira ubwoba rero bwo kuba yahitamo guhagarika umubano wanyu akigendera. Niba uhoza uwo mwigeze gukundana mu biganiro byanyu, icyo ni ikintu cya gatatu cyatuma umuntu agusiga mu rukundo akigendera. Ubwo murabyumva cyane, ahangaha ni bamwe turi kuvuga twita aba ex. Niba uwo mwahoze mukundana umuhoza mu biganiro byanyu mwembi, iki nacyo ni kimwe mu bintu bibabaza kandi binashobora gutuma umuntu atandukana n'uwo bakundana kandi ari bwo bakinjira mu rukundo. Ubwo ni ikintu cya gatatu tugezeho, ni uguhoza mu biganiro mwigeze gukundana nyuma mugatandukana. Icyitonderwa ni mu biganiro ugirana n'umukunzi wawe mushya. Iyo uri umusore rero uhora uvuga umukobwa mwigeze gukundana mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe mushya, nta bundi butumwa uba utanga uretse kumugaragariza ko utaramwibagirwa, bikaba byatuma afata umwanzuro wo kubivamo. Ikintu cya kane, ufite abandi bakobwa benshi utereta. Ngiki kindi kintu kizagutandukanya n'umukunzi wawe mu buryo nawe utazamenya, ugasigara uboroga niba ari ikinyarwanda cyiza aho ngaho. Burya buri mugore cyangwa se buri mukobwa wese aba yifuza kumenya ko umugabo bakundana nta wundi muntu bamusangiye. Nibyo ngibyo, nta kindi wakongeraho. Gutereta abandi bakobwa rero by'umwihariko mu ntangiriro z'umubano n'umukunzi wawe mushya ni kimwe mu bintu bituma atekereza ko utamwitayeho bihagije ku buryo wagumana nawe wenyine. Ibintu ushobora gutuma agutakariza icyizere ndetse agahitamo kubivamo mu rwego rwo kwirinda kuzabibabariramo. Turi mu kiganiro Menya byinshi, neza tugeze ku kintu cya gatanu mu byagutandukanya n'umukunzi wawe mushya, ni ukuvuga mu ntangiriro z'urukundo rwanyu. Byashoboka ko buri gihe cyangwa se akenshi umukunzi wawe azi inyuma muri gahunda zawe zose. Burya iyo utitaye ku mwanya n'agaciro umukobwa mukundana afite mu buzima bwawe, bituma umufata uko wishakiye ntumushyire imbere muri gahunda zawe. Nyamara ni mu gihe abagore cyangwa se ab'igitsina gore iteka baba bifuza kuza ku mwanya wa mbere mu buzima bw'abakunzi babo.
mu ntangiriro z'urukundo rwanyu rero mu gihe cyose uzagaragariza umukunzi wawe ko ibyo yifuza bitazashoboka. Urugero ahangaha nko kuzajya aza mubi imbere kuri wowe, bizatuma afata umwanzuro wo kubivamo hakiri kare kugira ngo yirinde kuzababara. Gatandatu, nicyo kintu cya nyuma ngiye kuvuga uyu munsi, ushobora kuba udaha agaciro ibyumviro by'umukunzi wawe. Gusobanukirwa no guha agaciro ibyumviro bye ni kimwe mu bintu bimugaragariza ko wowe nawe muhuje koko. Niyo mpamvu wa musore we ngiyi inama, ndasubiramo ngiyi inama, jya utega umukunzi wawe amatwi umwumve neza, ibi ngibi bizagufasha. Iki ni cya kiganiro menya byinshi ukurikirana kuri chaîne imwe rukumbi ya YouTube yitwa Telemontagne Rwanda. Ugikurikirana buri wa kane isaa 3 n'igice za nijoro na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo. Nyamara wabona utarakora subscribe kuri chaîne kandi aricyo kintu cyagufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Manuka munsi iyi video ureba hatukura handitse ijambo subscribe uhakande. Tuzajya tubana muri gahunda zacu zose za Telemontagne Rwanda ikugezaho mu munsi ku wundi cyangwa se icyumweru ku kindi. Nitwa Samuel Mugisha rero naho ubutaha.